Okay guys, nguhaye ikaze kandi mwahisemo kuri online 250. Guys, uyu munsi tukuzaniye business idasanzwe ya online ikora nta gishoro ndetse ukabikuza mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Guys, nk'uko mubizi rero muri ino minsi haje scam nyinshi cyangwa se haje online business ariko ugakora kubikuza ugasanga bibaye ikibazo. Iyi ngiyi yo nkuzaniye ntabwo ari yayindi ukora ngo nugera igihe cyo kwikuza bazagusaba ibindi bintu cyangwa se bazagusabe gushyiramo andi mafaranga kugira ngo ubashe kuba wabikuza. Oya, ino business yo irizewe kandi ijana ku ijana. Guys rero uraza ukore account nk'uko ngiye kubikwereka. Aha hambere uraza kuhashyira username ukoresha, then aha kabiri ushyiremo email, aha gatatu urashyiramo password, aha kane wongere ushyiremo password. Uri kubona ni repeat your password, ni ugushyiramo password cyangwa se ukomfaminga niba password wasizemo bwa mbere ariyo wasizemo bwa kabiri. Guys, ikindi kintu uri buze hano kuri referral code uraza gusangamo online 250. Numara gusangamo online 250 uraza kuba wabasha kubona bonus, welcome bonus kugira ngo nawe ubashe kuba watangira gukora crime ya buri munsi cyangwa se uhite winjirira kuri crime ijana, I mean crime 10 za buri munsi. Guys, nusoza rero hano habaye success, hano habaye icyatsi, uraza gukanda kuri sign up. Guys, nukanda kuri sign up rero uraza guhita ugera kuri dashboard, uraza kugera kuri dashboard imeze gutya. Iyi dashboard rero niyo uzajya ukoreraho crime. Dashboard uzajya ukoreraho crime uraza ugakanda hano ngo verify, wamara kuhakanda dore gato bari kumbwira ngo error, uraza ugakanda verify, then wamara gukanda verify ugahita ukanda crime. Wamara gukanda crime amafaranga yawe ahita ajya hano hejuru. Guys, nkubwira ko ino website amafaranga yo kubikuza ari make cyane cyane, ushobora guhita uyagera ku buryo bworoshye kandi bwihuse. Nk'uko ubibona hano hari ahantu prime. Yes, umanutse hasi uraza kubona ya verify ukande prime. Buretse hano hejuru uri kubona mise mbona andi. Ino website buri nyuma y'isaha uraza ugakora prime. Guys, gusa wowe uraza gusanga hano ngo your email has been successful verified, ntabwo uri buze kuhasanga, ahubwo uraza kuhasanga akabuto ka verify your email, uraza kugakandaho, then numara kugakandaho uraza kubona Gmail imeze gutya iza kuri email yawe, then uhita uza ukande hano kuri verify. Nukanda kuri verify baraza guhita bakugeza kuri dashboard imeze gutya. Iyi dashboard urahita ukanda kuri go home, nukanda kuri go home urahita ugaruka aha ngaha kuri account yawe. Account yawe rero ikintu uri buyikoreshe uraza kubona hano hantu handitse ngo Time War niyo kenshi dukunda gukoresha mu Rwanda, gusa uramutse uri mu kindi gihugu ushobora kugerageza n'izindi survey ukabasha kuba wakorera ano mafaranga, gusa mu Rwanda akenshi dukunda gukoresha Time War. Numara gukanda kuri Time War hano haba hari task nyinshi zigiye zitandukanye, ukora task bakaguha amapoint, then bamara kuguha ayo mapoint akaza hano mu madolari. Guys, nk'ibisanzwe rero uraza kuri task ugakandaho ukareba task ihari uwo munsi cyangwa se ukareba akazi gahari uwo munsi ukabasha kuba wagakora bakaguha ano macoin. Kuyikora uraza ugakanda hano kuri view. Yes, n'iyi ngiyi yo kureba video uraza ugakanda kuri view, wamara gukanda kuri view uhita uza ugasoma ibyo bakubwiye uri bukore, then wamara kubisoma ugahita ukanda start campaign. Wakanda campaign, wakanda start campaign uhita ugera ahantu ugakanda kuri link baguhaye bitewe n'ibyo wasomye ukabasha kuba wakora iyo survey. Hano rero hari ikindi gice ngiye kukwereka. Yes, numara gukanda verified email yawe hano yabaye verified, aha kuri bonus uraza kuhasanga 10. Hano hari 0 haraba habaye 10. Numara kuhakanda uraza hano hasi uhita uza ahantu handitse ngo roll, urarolinga inshuro 10 kubera ko ariyo bonus baraba baguhaye. Then numara gukora ibyo ngibyo uzajya uza buri saha ukore crime, then numara gukora crime uzajya uhita uza amafaranga aza hano direct. Amafaranga naza hano direct uzajya uba wemerewe kuyabikuza. Mubwire ko minimum yo kubikuza hano ari 0.1. Uri kubona njye ndi kubura makeya ngo mpite mbikuza. Guys, kora subscribe kugira ngo utazacikwa n'ino video yo kubikuza nawe uzayibone mu ba mbere, kandi ukande no kuri all notification kugira ngo ino video uzayibone mu ba mbere kandi nawe uzabashe kuba wagize amafaranga yo kubikuzamo.
Guys ntimugacike intege ngo ino business ngo iratinda, impamvu zino business za online business zidasaba igishoro zitinda, yes umwanya wari kuzashora amafaranga yawe uwushora muri bino, umwanya wawe nyine urabizi ibintu by'amafaranga akenshi ntago ukora cyane, gusa ibi ngibi byo urakora cyane kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Hano hari ikindi kintu rero ngiye kukwereka cya game, iyi ni bet rero, ino bet yo ukuntu ikora, kanze hano ku kadege ku bantu basanzwe bazi gukina akadege, uraza hano ugakanda ugashyiramo nka rimwe n'ibice kugira ngo ubashe kuba wajya ufatira muri makeya batakurya, ugakanda muri autobet, ugahita ukanda hano kuri start autobet. Nk'uko ubibona aya mbere ndayariye n'aya kabiri ndayariye, ntabwo nshaka gukomeza kubetinga rero, gusa wowe wazajya uza ugashyiramo autobet ya rimwe n'ibice rimwe, ukabasha nawe kuba warya ano mafaranga ya bet nta kindi kintu ukoze. Guys ino video niba yagufashije cyangwa se ugeze hano ukireba, andika ijambo muri comment section ngo ndahari, ubundi wandike n'ijambo ngo dukore video y'ukuntu wabikuza. Ibyo byose ndabasha kuba nabigukorera mu minota mikeya, nawe uzabashe kuba wabona ayo mafaranga mu minota itari myinshi akakugeraho ako kanya. Guys wakoze kureba ino video.